rero munyemerere twakire umutasi mukuru Ishimwe Ricard yamaze kugera hano ndetse agiye kwinjira muri studio. Mutasi reka mbrava. Ko ndeba yabaye muto cyane. Mutasi ko yananutse. Ko ndeba wananutse. Imvungure bimeze Aragororotse. Ngo aragororotse. Ni 11. Karibu. Yes, ni inkuru yamaze by'umwihariko kugera ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane nyuma y'uko umutasi Ricard yaramaze kugera muri studio za SKFM. Reka mbere gato kugira ikindi kintu mvuga, reka twumve uwo bita Kensi nyuma y'uko yatangaje y'uko igihe bari baje gufata Ishimwe Ricard cyangwa se umutasi nyine ngo yihishe munsi y'amezi. Reka gato twumve uburyo ki uwo bita umutasi yagiye abisobanura akantu ku kandi. Ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane 5/5. Reka dore kuri aya majwi y'uwo bita Ricard asobanura byose ko byagenze ndetse kandi akanasobanura n'uburyo ki ikibazo afitanye na KNC. Ndashaka guha ubutumwa KNC kuko niwe numvise bwa mbere yigaruka mu gitondo cy'icyo gihe. Kakuza nkuriza Charles yabaye boss wanjye nkora mbimubwira ko mwubaha umuntu wankoresheje ariko azigaye yabeshya abanyarwanda. Sinzi impamvu yahisemo kubabeshya. Yahimbye ibinyoma bitabaye akinira ku izina ryanjye. Ndi umunyarwanda uzi icyo amategeko avuze, wubahiriza amategeko ku myaka mfite. N'ubwa mbere nari mpamagajwe n'urwego rwo ari rwo rwose. Nta bwoba nari mfite bwatuma inzego z'umutekano cyangwa z'amategeko zinshaka ngo njye kwihisha. Sibyo. Yabeshye abanyarwanda, yarababeshye. Niba byari binamushimishije ko yabivuga muri ubwo buryo, nta kibazo. Ku mutima wanjye naramubabariye, nta kibazo mfitanye nawe, ariko sibyo ibyo yavuze 150% cyangwa 1000%. Yarabeshye. Aho hantu munsi y'igitanda sinahageze. Umuhamya natanga ni Scovia Mutesi, umuyobozi wa RMC. Ninjiye muri auditora turi kuvugana, sinzi niba nari kuba ndi munsi y'igitanda ndi kuvugana na Scovia. Bamfashe muri auditor buriye muri mu rubanza, muri kuburana kwifunga n'ifungurwa. Icyo umushinjacyaha hari igihe avuga ngo ku mpamvu z'uko uyu muntu asabirwa gufungwa yanatoroka by'agateganyo kuko yagoye ubutabera. Muri izo mpamvu ntazo bavuze. Urubanza rwacu ni urubanza nagiye numva ruri muri media bararusomaga kabisa. Ntazo yavuze izo mpamvu, which means ko zitabayeho. Sinagoye ubutabera, nasabye ko haza convocation bayizana kuri radio, ndayisinya njye kwitaba nk'abandi banyarwanda mu buryo busanzwe, cyane ko nagenzi ko ariyo bagenzi banjye. Nagiye ndi kuvugana na Jules Rutaremara wahoze ari vice president wa Bugesera, yari yamaze kugerayo, ambwiye twe turi ahicaye turagutegereje. Nagiye ndi kuvugana na Nzita yarariyo, ni umufana wa PER. bari twarimo tuvugana bicaye. Telefone bazikoresha? Yego bari bakicaye, bari muri auditor bazifite telefone. Yes, nagiye bakiriyo bo. So sinjye nyine wagiyeyo, nagiyeho hakiri abandi bariyo. Mbizi neza ko ubasangaye. Yego. Ubwo kuva kuri Kensi kugera kuri bagenzi bacu bakoze ibintu babeshya, sinzi impamvu babikoze, ariko sibyo. Sinagiye munsi y'igitanda, barabeshye. Cyo ubwo tukigire clear. Maze kugera kuri auditora, urumva bansabye ko telefone nyitanga. Ndayitanga. Turicara mbabwira ko ntegereje umunyamategeko wa RMC, ubwo wa radio yari ataraza. Bambwira ko tubanza gukurikiza procedure, ubundi umunyamategeko akazaza. Twavuye kuri auditora tujya mu kigo cya gisirikare i Kanombe. Mu masaha yo masaa 12
so auditora nayo bikanombe cyane ni auditora hano Kacyiru ni hano Kacyiru yego niho mwabanje niho twabanje tuvugana n'umuyobozi wa auditora ni Lieutenant Colonel Kamirindi aratubwira mu buryo bumeze neza cyane baduha amazi tubwira biri nta muntu wagize ijambo ribi atubwira dukomeretsa oya batuzaniye amajipe byo nkubwira n'ukuri batuzaniye amajipe ya gisirikare meza yo kugendamo tujya mu kigo cya gisirikare i Kanombe mu buryo bwiza muri kaka oya arakitwa deteni oya iriya twayigenzemo nyuma twarageze ku Burindi niyo twagendagamo ariko tuva kuri auditora tujya i Kanombe twagendaga mu majipe meza ya gisirikare tugerayo hariya i Kanombe niho badusabaga imyirondoro yacu badushyira muri systeme z'ubugenzacyaha niko mbitekereza mu masaha baduha n'umwanya wo kuba wahamagara nimero y'umuntu niba ari umudamu wawe niba ari umumama wawe ari papa wawe niba ari umuvandimwe niba ari wagira icyo umusaba cyihuse ubwo biravuga nka matera ibiryamirwa ibyo kurya byo ntiba byemewe tuvugana na famiye batubwira ko tugiye kujya ku Murindi bakabizana ko byagenze twavuye aho mu masaa 2 z'ijoro badushyira muri ya majipe tujya ku Murindi buka neza mugenzi wanjye Jire turi muri iyo jipe yasabye ko amwonge KS yasabye umufande kamwe amushyiriramo umuyaga kawumva neza rwose tugera ku Murindi mu masaa 2 n'igice z'ijoro nibwo twageze muri gereza ya gisirikare ku Murindi tugezeyo baducishije muri pesi baratugaburira rwose baduha imvange ibirayi yego ibirayi baduha icyayi cy'amata muri iryo joro and then badushyira ku ruhande baratubwira ahantu muje hari abagabo namwe muri abandi baratwinjiza muri gereza twahinjiye mu masaa 3 rwose bwari ubwa mbere mfunzwe sinabeshya bwari ubwa mbere mfunzwe ntabwo nari nzi muri gereza uko hamera nta nubwo najyaga nimagine uko hamera twagezeyo ndibuka neza nkinjira mu muryango nasanze Rigani na Jangwani bicaye ku buriri hejuru bicaye ku bari guseka nta kibazo bari bafite barimo baseka Rigani na Jangwani bicaye hejuru baraseka cyane Jangwani yarasetse cyane yarambonye araseka araza ariko ntarabyakira neza nabonaga nyine ubona amasura y'abantu utari usanzwe uzi ariko bo bari babizi ndibuka neza nko mu military wari ku muryango yarambwiye tirikari wakoze operation tuzi uri buzane nawe iri joro amburaga nyine turinjira ubwo muri iryo joro baduhereza ibiryamirwa batera nziza rwose baduha amashuka amakuvureri ibintu byacu byari bitarahagera ko byageze mu gitondo ariko hari abantu baba barataki baba ari amamateraho baguhereza ugashyira ku gitanda cya buri muntu wese aryama ku gitanda cye badushyiraho ubwo tutera story gatoya ubwo iyo umuntu winjiye ubwo nka Rigana yambazaga nk'amakuru kagiye amaze nk'ukwezi adahari umunsi umwe gusa n'umunsi umwe yambwiye ati hanze bimeze bite kandi izi neza ko nta minsi 2 ishize n'umunsi umwe kwanza aje aho ndinjira turaryama ubwo na bagenzi banjye nuko nageze kwigereza iryo ku Murindi byari ngombwa ko ibyo bintu ukuraho ikinyoma ibinyoma by'imitwe abantu barabyemera kaho ngo wakwepa twe twarabivuga abantu babyumva ngo twatandukanye na Rikari unabivuze neza twari tuzi ko wanyuze velvet gato ukabona kugenda nubwo nahageze sinanahakandagiye nese ngenda direct ko amasaha yarimo mfata kandi ngomba kubahiriza saa 8 nkaba nageze kuri auditora deja nari ndimo mvugana n'umufanda w'umajoro wampamagaraye nimubwira ndaje ndahageze bajire twarimo tuvugana bo bari bamaze kuhagera nabo bitabanzite nta n'ahandi hantu naciye rwose ubwo uwo ni umunsi wa mbere ninjiye muri gereza sindugaruke ku bintu byinshi mu gitondo muri gereza twarabyutse mu gihe saa 11 mu gihe saa 12 bakabara bijya ku murongo bakababara twebwe abo twari dufungiye hari mu basivile ntabwo twabanaga n'abasirikare hari abasivile twari dufite sinzi niba nakita nk'icyumba cy'abasivile
babamo, abasirikare nabo baba ku ruhande, murabyuka bakababara, noneho baba bafite imirimo bakora bakayikomeza, bashaka kuryama bakaryama. Nkatwe byo nanashimira cyane rwose ubuyobozi bwa gereza yo ku Murindi badufashe neza, mvuga barabizi, badufashe neza. Ndiyambabwiye ko kwezi twahamaze hafi suku sinzi wenda icyabaye, ariko nta muntu n'uyu n'umwe banabwiye ngo kubura. Oya, twarabyukaga mu buryo busanzwe, bameze nk'abantu bari muri hostel internat, donc nko muri internat bumva ubuzima bwa internat uko bumeze. Tukabyuka saa 12 bakatubara, usubiye kujya kuryama akajya kwiryamira. Ndibuka neza tukahita twikinira amakarita. Saa 3 nibwo abagororwa bafata breakfast, bafataga igikoma ndetse n'ibigori, ariko hariya ku Murindi ikigori ni ngombwa cyane muri gereza, hariya kigomba kuba kiri aho hafi. igikoma n'ikigori, ariko harimo kantine. Kantine irimo imigati, capati, amata, amaji, ibintu byose. Uvuga ngo abashoboraga igikoma baragifataga, abashoboye kwigurira amata, abashoboye kunywa icyayi cy'amata barakinywaga, umugati, capati bisanzwe cyane. Saa 8 abantu bajyaga ku meza, nibwo bivuga ko twajyaga ku meza. Ikiza naboneye ku Murindi kuva ku wa mbere kujya ku cyumweru bateka ibintu bitandukanye.